nari nanyweye ko burya mu buzima burya baravuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata, ntago wajya gukira utarasa indwara ngo ubone umuti. Nari nasomye inzoga pe. Ndaba wihanganye kurira, uretse kuriraho gatoya. Reka nongere mbashimire, nongere mbaye ikaze mwe mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi, umunota ku wundi. Ndi kumwe n'umukobwa muramubona, ni igitomati, bamwe bavuga mu Kinyarwanda, ameze neza, asa neza. Reka atangire yibwira abadukurikiye bite. Ni byiza. Ameze neza? Yego. Uratangaza iki? Byose. Iyo uvuze ngo uratangaza byose, mbwiramo nka bitatu byibura ubutangazamo nko muri ibyo byose. Byaterwa n'icyo ushaka. Nyine mbwira ibyo ufite ngiye mitamo. Okay, mfite ibiribwa. Nk'ibiki biribwa? Imbuto. Imbuto ni iki? Icyo ni kimwe. Imbuto ni iki? Na ji. Icyo ni icya kabiri, icya gatatu. Mana yanjye. N'umutima mwiza. Yes, rero ndagira ngo wibwire abadukurikiranye amazina, witwa nde, utuye he kwanza, amazina yawe? Nitwa Umutoni Alice Paula. Yego. Akuvuga cyane, ntago wari? Ntariye. Niba ukuntu ungana, hari umuntu ushobora kwitavira ukuntu uriya mukobwa ngana, ubu ufite ibiro bingahe? 78. Ni ibyawe? Ni ibyanjye. Undi muntu uba ubitwaje? Oya, ni ibyanjye. Abantu Paula, abantu bakuzi kuki kuri social media, ni iki kibakuziho? Bazi kuri sinema zitandukanye ariko inyinshi ni ibishego. Kubera iki? Urakoze cyane. Ng'abantu bakuzi kuri filime nyinshi, nyinshi ni ibishego. Kubera iki wahisemo gukora ibishego? Byakugendekeye gute kugira ngo winjire mu bishego? Ni story ndende gusa ariko icyo namubwira nuko nemeye, icyo nababwira inshuti zanjye na mama njye nuko nifuza ko ziriya series zabira ibyo mvuga ati ni ibishengu no. Yego. Wenda hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati akumva urahakanye, ni igiki cyakubabaje gituma ubabaye gutya uri kubivuga wumva ijwi ridashaka gusohoka kuvuga ati na mama mbabarire? Byatangiye ryari kugira ngo ujye gukina ibishego, byaje gute? Okay, burya twese tuba muri groupe zitandukanye cyangwa wenda inshuti zitandukanye cyangwa n'abo mubana muri sosiyete bafite uburyo muri make babibonamo cyangwa biterwa na topic ya script wahawe. Yeah. Kuki ari we bakunda guhitamo ngo ukine script si ibishego? Hari video yawe wenda ntabwo ari ukwamamaza iyo channel cyangwa iki, video igaragara usa nkaho uri kwigisha ku kintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Kubera iki byaje gute, byatangiye gute? Iriya video wayikoze wowe ubwawe wumvaga biri sawa? Iriya ni ifoto. Ni ifoto. Ni ifoto ntabwo ari wowe? Ni ifoto. Yego. Kandi nawe hari aho ugaragara wambaye isume. Okay, niyo mpamvu mubwira ati ikintu kijyanye no gukina ibishengu no. Yemeje kubire ko ntago muri sosiyete cyangwa no mu rugo bigaragara fresh. Wenda nakubajije ikibazo niwansubiza, wabitangiye ryari? Hashize nk'amezi 2 dukora ziriya seri. Yego. Ninde wabikwinjijemo, wabyinjiye wabigiyemo ku bushake cyangwa no wabikwinjijemo? Hari umuntu ushobora kukubona uvuga ati, hari aho uvuga ngo nguzi kunyonga ngo igare, nguzi ngo gukora iki, hari umuntu wabikwinjijemo ngo akubwira ati iki kintu gikora? Yego. Agenze ntago ari ngombwa ko ibintu byose nkubwira uko byatangiye, ariko gutangira kwanjye byatangira byagira aho nahereye. Ndashaka ko magingo ndatura ko nshaka kugarukira aho ibintu bya na series nkangiye ndacyari muto. Ejo bundi nzavamo mama cyangwa mbemo
umuntu ukomeye wagira icyo amarira igihugu akamaro. Rero bitewe na famiye yanjye na sosiyete ubwayo uko imbona, izi uko uwo ndiwe bo ubwabo barumirwa niyo babonye izo video. Bareba ni Mutoni tuzi cyangwa turarota. Iyo sasa yo muri groupe cyangwa urabona mba muri groupe y'abakoranabushake bano umva bita volontaire. Rero sinumva ukuntu naba ndi muri groupe hano hari n'iy'urubyiruko, sinumva muri njye uko niyumva, mba numva ko ntago bikwiye, si iby'agaciro ku mukobwa, ku munyarwandakazi nkanjye, ntago binkwiriye. Niyo mpamvu natuya kubireka, kasi ndifuza ko n'inshuti zanjye kuri channel zitandukanye uko zaba zikina video nka ziriya, njye n'igihe nyifata nkaba nayirohona ko nta meeting irimo. Muri njye ndatura kuba nabwira inshuti zanjye kuba zabireka, nta gift y'impano ikomeye cyangwa meeting bari kwigisha urubyiruko rugenzi rwanjye ejo hazaza habo haba habi cyane. Wenda uri kubivuga ubabaye, video wakoze nawe ubwawe n'aka kanya ukavuga ngo yanandukanyije n'umuryango, yanandukanyije n'inshuti zawe zanjye, ni video imeze ute? Niriya wavuze ngo nari nambaye isume, mama okay, ni sister wanjye yabanje kuyibona ko akimara kuyibona yahise ayoherereza mama kuri WhatsApp. Mama biramubabaza, biramurya. Ntashye mu rugo mbona bose sibashaka kumvugisha, nibaza icyabaye nyine mu rugo muri njye kirancanga. Mama tumaze kurya arambwira, niba nk'umubyeyi yantwaye gake, anshyize arambwira ati kuva ryari uri muri ibi, kuva ryari papa wanyu yabansigiye kugira ngo ejo muzavemo abantu bakomeye, muzavemo umukobwa ukomeye, yabansigiye kugira ngo mbarere muzavemo abana beza. None ni future ushaka ko kugeramo cyangwa ubu n'ahari urabwirwa ko byaba bishimishije. Wenda birababaje, wenda reka tuganire kandi ube honest. Wiyemeje nyine kuvuga ngo uri kwicuza cyangwa urimo urasaba imbabazi. Ubu wemeye kubera abakobwa bagenzi bawe babikora, kubabera intangarugero ndetse no kubagira inama. Ukurikije uri muri Youth Volunteers, uri urubyiruko, uri gukorera igihugu, nk'abantu bashuka abakobwa kugira ngo bajye gukora ziriya video, wababwira iki? Ijambo nge rya mbere nabwira abari bagenzi banjye cyangwa urubyiruko, ega si abakobwa gusa babikora, n'abamama bakuru bajyaho bakigisha ibintu nka biriya, basi nabo ubwabo nibo dufatiraho urugero. Ko nta kuntu umuntu yaba ari mukuru kuri njye ajyeho yigisha ibintu nka biriya, ni nabo bamwe abari n'inshuti zacu ugasanga nimba tuziranye ukora ibintu. Njye mu buzima bwanjye busanzwe ikintu nakuze nkunda umuziki, nkina amakinamico, amateatre ku kigo, ibintu nk'ibyo. Ariko muri njye nkora numva ko numva muri njye bindimo ko nshaka gukina sinema, ko hari script bampaye nayikora neza, na meeting ibirimo undi icyo nashatse kubikora njye imbere ya kamera njya gukora biriya, numva ko ndi gukora ibyo nakuze nkunda. Ariko ibyo nakuze nkunda ntago ari biriya byo ngo kunyonga igare cyangwa ibintu, no. Icyo nakuze nkunda nuko nakora ikintu muri iki kintu nkunda no mu buzima bwawe busanzwe. Barumva ko nakora ikintu nkumva ko ngikoze nyikunze kandi cyagera hanze kikavamo ikintu kinini cyane. Njye nimba nagikoze mbona ko ari gato ariko kikazabyara ikindi kintu. Ubona nk'uko utera urubuto ntuzi ko ruzakura cyangwa ruzaguma mu butaka, ariko kumera Imana ndashaka ko njyewe
mpinduka n'Imana ibimfashemo kandi n'abamama bazi gutanga inama ndabinginze bambe hafi ndabakeneye ku bwanjye. Abamama nka mama wanjye mumeze nka mama ndifuza ko bamba hafi nkababera umukobwa. ariko wenda aba wihanganye kurira uretse kuriraho gatoya ujya gukina iriya video nabonye wayikinnye hari umuntu ushobora kuyibona agahita avuga ati oh n'umwana w'umukobwa bishoboke kuba yarayikoze abishaka cyangwa yanyweye ibiyobyabwenge nta kindi kintu wari wanyweye wari wabikoze nyine gutyo wumva kuri gukina filime Nari nanyweye ko burya mu buzima burya baravuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata. Ntago wajya gukira utarasa indwara ngo ubone umuti. Nari nasomye inzoga pe ariko nubwo nari nazinyweye mu nyuma naje kwigarura ndashishikariza urubyiruko rugenzi rwe mvuga ati njye ubwanjye naho nshaka kugera cyangwa urubyiruko rugenzi rwanjye sinifuza ko ejo nasanga umukobwa mugenzi wanjye ari kugenda adandabirana mu muhanda cyangwa bapositenze ati kanaka ntibyagenze ese uko dushimye ko ibi turabikoze uwo bigize muri make turashaka views kwamamara hit neza ugira iyo hit umwana wawe ejo n'ejo bundi nk'ubu nzaba mama ninkura nzaba mama kandi n'ubundi mama ndi umubyeyi ese nasubije inyuma ndeba ku mwana wanjye naba nzamwica yazapfa mu mutwe akuza akareba video ya mama we aho yaza kura bagenzi be bakora bati to nturiya mama we se ntiyari gutya na gutya nturiya mama we. Ni byinshi birambabaje ariko ku bwa Paula wanjye nkunda kandi cyane ni story yanjye na Paula ni ndende. Paula wanjye ndamwifuje ejo heza kandi n'umukobwa wanjye njye afite akaversere ejo bundi itariki ihuye n'iyanjye ariko ndashaka ko kizaba icyori gikomeye cy'agatangaza. Nzasaba imbabazi mama na Paula wanjye bombi kari babiri sinifuza kongera kubisubira kandi ejo n'ejo bundi ubuzajya kuri YouTube umwana kazajya gasacinga gutya na gutya ibi muriho yambaye ngahibane nawe rero azavuga tapu na mama yarabikoraga ntacyo byaye bimutwaye urumva rero kandi yari umwana rero ubwo urumva nawe ubwo azabyekera bagenzi be sinzi umukobwa we nagera mu kigero nk'icyanjye afite uko azabifata kandi yanazageze mu cyaro cy'ubwadoresa iby'icyo n'icyo. Rero ndifuriza mama bakuru kuri njye kuzajya bicarika batwicarika twebwe turacyari bato bakatugira inama babyeyi rwose ba mama bacu ba papa bacu. Papa ntukantinye ndi umukobwa wawe mama uzi we na mama muzatwegere mu gihe tuba tugiye kuryama ntuzateshuke uvuye mu kazi umwanya ntukawuharira akazi natwe umwanya wanjye tuba tuwukeneye. Rero iyo umwanya nyine mwawuharira akazi cyangwa mukawuharira ibi business turabizi muri kudushakira ibi tuzatugirira akamaro ariko ako kamaro se muzakatugira twagiye muri izo video mutaduhaye ako kanya mutatwigishije ibijyanye n'imyororokere ibintu nk'ibyo turabikeneye babyeyi turabinginze ngende umukobwa nsabye bagenzi banjye turacyari bato kandi dufite ejo hacu kandi heza. Wavuze ngo iriya video ujya kuyikora wayikoze wasinze cyangwa wayikoze wanyweye inzoga ni wowe wijyanye mu nzoga cyangwa ni nk'umuntu waguhama wenda si ngombwa kumuvuga izina wenda kugira ngo winjire uvuga tugiye gukora ino video ni wowe wavuze ati ngiye gukora ino video cyangwa ni umuntu waguhamagara akubwira ati ngwino ndagushaka bibanza kugenda gutya na gutya? Okay njye nari ndyamye ko umunsi nari nakoze cyane nari naniwe icyo gihe nari naniwe kandi uwo munsi navuye twari twagize ibyago papa mukuru yari yitahiye nari mvuye Rusizi niho mu rugo ndaza nk'ijino cyanjye nkora hano mu Kiyovu kwa mzee. Ukora iki?
ndacuruza imbuto Macedoine, gukora imbuto iyo unazikeneye tukugemurira aho uri. Ariko uwo munsi twagize akazi kenshi, bwarakeye mu gitondo nararyamye cyane ku buryo inshuti yarampamagaye telefone ati ndagukeneye, ko ntabwo nari nakora, bati ngomba kuruhuka, stress zirica kuruka ni byiza. Ati wese wankeneye amasaha unkeneyemo iki? Ndagushaka ibyo utumye ubona ko ubizi ibintu by'abakobwa, iyo akubwiye ati ndagukeneye umva ko afite mood nyinshi, yawe ati noneho hahiye. ati hahiye koko. Hahiye, ndagenda njya kumwitaba nsanga nyine bari gukora video, nyine hari filime barimo barakora, ndatuza. Bakoraga hafi n'akabari, barambwira ati mba aricyo ushoboye babe baguha usoma. Mba nsoma, barangiza imvura biraguye nabo baraza banyiyungaho. Urumva ntabwo bari bakoreraga hanze, bahise bazamo imbere mu nzu turasangiramo. Noneho basoje ibyo bakora, arahamagara arambwira nti ngwino nkubwire turahiherereye. Rero nta kindi, nawe turashaka ko dukoresha video. Rero nyuma yo kuva muri channel yindi nakoreraga niyo mu ntara, nari maze igihe kinini. za Gasiki. Yego, ndabase wagikongera nkagerageza nkareba ko nyibyibuka. Ho nakinnye ndi umumama, mfite umutware, mugabo nyine yari yaragiye arahera, nkazangera mwumva amakuru batari meza. Nyine yari message ivuga ngo ntugahubuke kandi mugabo ukunda umuryango wawe n'abana, aho kugira ngo urebe byinshi bigufitiye inyungu wowe ku giti cyawe bidafitiye umuryango, ntabwo ari byiza. Ni ndende, ni message ndende. Niyo mpamvu ati nakuze numva nshaka gukora ibintu bifite message, ifite icyo yakora ku mutima y'abantu. Sinakuze nkura message yajyana urubyiruko rugenzi rwanjye mu mabino, si byiza, si n'iby'agaciro. Rero icyo yahise njyana ku ruhande ko mbikubwiye, arambwira ati ndagukeneye. Nuko yampaye byinshi by'umuntu kimwe akantu aba yumva ko ibintu byose bihari ari byiza, kandi ibintu byose agiye gukora ari byiza. Nyine tena naragiye, video nyine iratangira nk'uko wayibonye, ifoto ni iriya. Uko wayibonye iriya video nayo yatumye nshwana na mukecuru. Ubwo rero mpamvu mvuga ati mama I'm sorry, abafana banjye nabo twatangiranye sinifuza ko baguma kubona ukundi, ahubwo bitegure kubona mutoni wabo ari ku yindi level bifuza. Kandi abamama cyane cyane uriya mumama ukoresha biriya biganiro muri Tuzubake TV, ndamukunda cyane cyane pe, kandi respect, ndamushimira cyane ko yarataruye uriya yaracyuye umugabo mu rugo rwe. Urumva nawe wari ukeneye n'amazi. Nta mazi ndamukeneye, ndamushaka, kandi arebe n'abandi ni benshi baracyahari, afite akazi kenshi kandi Imana nizamwongerera imbaraga. Muri zimwe muri video ukina, hari video ukina umeze nyine nk'umuntu wenda waba uri nko gusambana utaka. Ndagira ngo hishurire abantu ubabwize ukuri, biriya bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Iriya ni ifoto iraba ari ifoto, ariko niyo mpamvu mubwira turiye ziriya video we zifite icyo bimumariye. Niyo mubwira ati ziriya video zose ni ibishengo, kandi ibyitwa ibishengo ni biriya, kandi nta slay ziri mu Rwanda. Abita slay ntazibaho. Kwigira slay, nta mukobwa, nta munyarwandakazi cyiswe umunyarwandakazi kumva ko niryo zatu umunyarwandakazi, nta slay baho. N'uzuba ati ngende slay, uzavuga ati ku giti cye sinubukura umukobwa agenda akajya ari imbere kamati ye ngende slay ko nagiye ati ndi slay gutya ndi slay. Si ubusire yagaragaza n'ubuwe nyine baba banyweye, ni buriya ni ibinabanyweye. nayo ibyo wabikoraga nyine tuwibereye. Rero mpamvu nshaka
kuba nimba muri njye navuga ati nimba ugiye no gukora ibyawe bikore ku giti cyawe, wumve ko nimba ubikoze wabitekereje utabikoreshejwe n'abandi, nubikora wabyikoresheje urya nitwagiye no kubazwa mu ijuru umwe azabazwa ibye. Ntabwo nzajyaho ngo Nyagasani nambaza ati se hari aho wakoreraga ibiki byagenze bite, ngiye mbwira ati rega ni kanaka binkoresheje no umwe azabazwe ko na mama na papa sinzahamagara mama ati mama ngwino ndengera hano bari kumbabaza. Oya, umwe azabazwa ibye. Njye ndashaka kwitera intambwe yanjye, ndifuza imbaraga nyinshi z'amasengesho n'imbaraga z'ababyeyi n'iz'Imana ibafashe. Sinkeneye kuguma ati hahiye ngo nariye hiti ngo video yanjye yagwe n'abantu benshi ngo n'urubyiruko ngo bankuze bampamagaye ngo turashaka ko no rasi sawa sinabyiza. Abanyarwandakazi cyangwa abakobwa bajya kuri imbere ya kamera ati ngiye gutya natwika ngo nakugenza gutya na gutya. Umukobwa ndifuza ko sinifuza ko nimba abagukoresha cyangwa ngo wose uzi inyungu gushakaho, rero we iha agaciro ku giti cyawe. Murakoze. Yes, ntago nasoza njye urashaka amasengesho. Sinjye ubaka kanya sindi pasiteri, ariko Imana yumva amasengesho ya Emi kubi irayumva. Sibyo Emi naguciye mu buryo uvuga ku giti cyawe ndavuga oya sinavuga ati Emi nsengera. Emi ku giti cyawe ndagukeneye, nkeneye n'abandi bose inshuti zawe na Manike nawe umuramutse mbwira ati Mutoni arakwifuza kandi aragukeneye, hari nawe ndabizi ko azabyumva azanyumva. Murakoze Emi, mfasha n'ukuri numva twasoza neza. Tugana ku musozo, umuntu wagukoresheje ziriya video ntabwo nshaka ko muvuga mu izina, gira ikintu umusaba aka kanya. Wamusaba ko video zawe azihanagura, icyo wumva kiri ku mutima wawe icyo wamusaba. Ariko ntabwo wamusaba imbabazi ziriya video zikiri hahandi, sibyo? Noneho umuntu wagukoresheje ziriya video gira icyo umusaba, nimba yazihanagura nimba byagenda gute, gira icyo umusaba w'icyo kuvuye ku mutima. Murakoze. Nta kindi kintu muri ngiye uko mbyumva naba namusaba, namfasha basi igiciro yumva yaba atakaje kuri za video. Igiciro cye nzi niwe ukizi, njye nawe nitwe tuzi igiciro cya biriya. Nimba ko yaba hari igihombo yaba atakaje kuzikuraho mu rugo bantumye ngo amafaranga ashaka barayamuha, ariko iriya video yitwa ngo uburyohe ibintu nk'ibyo ayikureho mu rugo, igiciro ashaka bazakimuhe. Ariko umukobwa wawe abe mushya, arashaka kuvuga cyangwa ko bakubatiza ati yavutse bushya. Rero guhera ubu navutse bushya mbifashijwemo na Emi. Murakoze. Imana ibaha umugisha mwokabyaramwe. Wowe ushaka kwiyomora ibikomere sister wacu kandi urakoze ku kiganiro cyiza ndetse n'inama nziza. Nsaba umuntu washyizeho ibi bintu kuri iyo channel ariyo yose, sinshatse kuyamamaza, please bikureho. Ndabizi uri kunkurikirana, ukimubona uyu mwana w'umukobwa uramubona ni umubyeyi afite umwana, arashaka ko umwana wakura neza. Namwe bashiki bacu please mwiha agaciro. Warakoze cyane. Murakoze cyane Emi. Kano kanyuma hasi comment and share, like, subscribe cyane hasi muri comment. Rwose mushiti wanjye wankunze kandi wampaye umwanya wawe, ni iby'agaciro. Nyagasani akongere. Kora share, like and subscribe. Muri comment ushyiremo icyo kuvuye ku mutima wawe ushaka cyo kumbwira. Urakoze cyane. Yes, murakoze rero. Imana ibaha umugisha, ndabakunda.